reka dukomoze ku ngingo ntashaka ko tuvugaho byinshi, nshaka ko tuzafata umwanya uhagije tukayigarukaho. Nibihe bice by'ingenzi bigize indirimbo ubusanzwe byubaka indirimbo, aho kandi ndashaka ko tukavugaho gatoya, noneho tukazafata umwanya urambuye tukagenda tubigarukaho ibice by'ingenzi byubatse indirimbo. Joseph, indirimbo ibigizwe n'ibice byinshi, ariko nabivuga mu buryo butatu. Buryo butatu mu gusogongeza abantu tukazavuga mu buryo burambuye. Ubwo wenda ngira ngo ni muri composition, yego, mu mihimbire. Wahumekewe, uhumekewe, fata umwanya wandike ibintu byose wahumekewe ku rupapuro rwawe rwa priyo, rwa draft. Wandika ibintu byose nk'uko, cyangwa akarine kawe, cyangwa muri mashine yawe, telefone cyangwa recording, yego, byaje. Nurangiza urobanuremo ikintu twita intego, theme, sibyo? Intego cyangwa umutwe, intego ariko iyo ndirimbo yawe. Icyo ni ingenzi, kuko nicyo kibazo nkunda gusanga mu ndirimbo z'abaririmbyi benshi dukunda dukorana. Ugasanga agenda akubita hariya hirya, intego ni nyinshi, indirimbo irimo nk'intego 10 cyane. Noneho umuntu ukasanga wamujarajaje intego. Niba ugiye kuvuga umusaraba, ibintu byose nibigaruke ku musaraba. Wavuga ko hari uwubambweho, wavuga ko wagukije ariko ube umusaraba. Hanyuma ubwo icyo nicyo cya mbere kibanza, ubwo mpereye kuri message. Ndavuga kuri message, mvuge kuri melody, mvuge no kuri style cyangwa se rhythm ya style. Message, intego nicyo cya mbere. Icya kabiri ni uburyo ukora icyo bita iriburiro, introduction. Ujye ukora iriburiro, introduction yawe mu magambo, incamake ho gatoya, insanganyamatsiko ya message yawe. Hanyuma ukoze icyo bita kubisesengura, body. Urasesenguye nje mu gihimba, uvuzemo bya bintu byose, utanze n'ingero mu ndirimbo nta kibazo. Hanyuma warangiza ukajya ku cyo bita umusozo, conclusion, umwanzuro. Utanze umwanzuro, ni ukuvuga indirimbo yawe ikwiye kuba ifite intego, ukatanga incamake, ukayisesengura, warangiza ugatanga umwanzuro mu magambo yawe, ku buryo umuntu uri busoma amagambo bivanye mu ndirimbo, uri buyasome yanditse ku rupapuro, utanashyizeho ngo icya mbere na reference, ari bubone koko ibyo bintu bifite umujyo, bifite icyo bita suite logique, bifite aho biva, naho bikurikirana, naho bikana nyine bigira icyo bigusigira mu kubisoma gusa. Ikindi, ibyo wirinda mu magambo yawe, muri ya text yawe, wirinda kuvuga ibintu bidasobanutse, kuko handa bivuga muri gospel, mu butumwa bwiza, abantu batereka tuzimize cyane ibintu, nuzimiza ntabazakumva. Uvuga ibintu biri clear, bisobanutse, abantu babyumve. Cyane icyo ugambiriye nuko bumva ubwo butumwa, so kugira ngo bazimize, kugira ngo ube impressionné mu byo wanditse, bazwaza umutwe bajya gutekereza ibintu byinshi nagari ngombwa, baha ibyo bumva babyumve. Yego. Hanyuma wirinda gusubiramo cyane cyane amagambo nyine ayo wavuze mu cyambere ngo yagarure no mu cyakangahe, kereka iyo uri gukora icyo bita inyikirizo, chorus, inyikirizo. Chorus ugomba nibura uri yaranje ya ntego y'indirimbo ikaza muri chorus, kagenda igaruka kugira ngo umuntu ubwo butumwa kubutsindagira abusigarane. Ni ukuvuga
chorus nibigize umutima w'indirimbo byo bita hook, main hook igomba kuza muri ya chorus. Hanyuma icyo wenda tuzakivugaho nyuma neza. Kuri melody nayo igizwe na bya bice bishobora kuba ndavuga ibyinshi bishobora kubamo ariko bitondeye kubishyiramo kushaka. Muri melody habamo introduction nayo. Introduction muri melody ushobora gukora melody ubwo iyo usoje kwandika cyangwa se hari n'abahimba bikazira rimwe, ariko byazira rimwe wahaza kimwe kukiraho ikindi ugomba kubanza ukabyandika ku rupapuro ukabisesengura ukabitondeka neza. Hanyuma muri melody hazamo introduction, hazamo igitero, hazamo chorus, hazamo bridge, ashobora kuzabona outro nyine ibisoza ya muri melody yawe. Melody y'igitero ni ya refrain niki ya ibyo byose bizamo tuzabisesengura uburyo wenda ushaka kwirinda gukoramo ibintu byinshi cyane kugira ngo udastress indirimbo yawe, uburyo melody bigomba kuba iri clear, hari amatekinike yabyo, range utagomba kurenga, ibintu nk'ibyo ngibyo tuzabijyamo nyuma. Akanyuma ni style ni injyana. Style uyitekerezaho bijyanye na message. Icyo kintu bavandimwe tukiteho. Mu masitiri harimo ibintu bitandukanye, hari izo bita celebration songs, indirimbo z'umunezero. Hari amasitire ajya muri za ndirimbo z'umunezero. Hari amasitire ajya mu ndirimbo zo bita noble style, indirimbo utambutsamo message. Utambutsamo message ni ukuvuga ukeneye ko abantu bagutega amatwi bakayumva, atari ya yindi nka techno. Gutambutsa message ukeneye ko abantu bumva muri techno ntibibaho, ntibibaho. Ni ukubyina ya mu gikongomani, ni ukubyina, ariko hari abyo bita noble style ushyiramo ya message ukeneye ko abantu bicara bakazumva. Harimo na za ndirimbo zo bita z'agahinda, nabwo hari amasitire ajyamo. Hari amasitire zishyiramo ikeneye nyine ko abantu babyumva bakajya muri iyo mood. Ntabwo wafata igisirimbo ngo gishyiremo indirimbo wenda y'agahinda, y'umubabaro, y'intimba za Kristo. Hari nabwo mwami warababajwe, nyine ntibibaho. Mbona aribyo byibera hose normal ubusanzwe. Abone binanone se bitewe n'umuco korera nk'abavandimwe baturanye hariya. Indirimbo hafi ya zose bazirimba mu gisirimba, kandi harimo n'iz'umubabaro n'iziki byose n'amazamuka. Nyine ibyo nabyo bakeneye kuko amasitire arahari. Ibyo bishobora no kuba atari hame, ariko nibigufasha kugira ngo abantu baze kukumva neza muri ya message yawe bayumve neza. So wenda nibyo naba mvuzeho kugeza ubu ngubu, ibindi tuzabidevelopa nyuma. Ni message, content yawe, hanyuma ni melody, hanyuma ni njyana. Nibyo ngibyo. Kwari kubasogongeza ku icyo gice, nubwo ari byo umuntu asogongera kumva yakomeza akanywa, ariko turashaka kuzabigarukaho mu buryo burambuye, tukabitindaho tukareba ibi bice bigize izi ndirimbo mu kwandika uko bikwiriye kuba bimeze, izo ndimbo zikwiye kuba zimeze gute. Tuzabigarukaho mu buryo burambuye. Uyu munsi dusoza twavuze ku isoko abahanzi, abaririmbyi nihe soko bakwiriye kuba bavomamo. Twasanze ari Kristo, nicyo twabonye, kandi twagarutse izo ndirimbo zikwiye kuba zirimbwa gute. Twabonye ko zigomba kuba ziririmbishwa umwuka n'ubwenge. Ibyo ntubyibagirwe muririmbyi, wowe muhanzi, niba indirimbo zawe zirimbisha umwuka gusa, ibuka ko n'ubwenge bukenewe. Niba kandi ushyiramo ubwenge gusa, ntuwegere Imana ngo iguhumekere, ngo wuzure umwuka wera, uyoborwe n'umwuka mu byo uhimba, mu byo uririmba, nacyo uracyagikeneye. Kandi ibyo utindamo nibyo biguherana. Tinda kuri Yesu, uzamukuraho iby'umwuka, uzamukuraho iby'ubwenge. Murakoze cyane, ariko tubashimire rero. Reka dusoze dusenga, tubasezeranya ko mu kiganiro gitaha tuzagaruka cyane kuri kiriya gice tuvuzeho gatoya. Josué wadufasha mu gusoza dusenga kugira ngo
umwuka wera akomeze aherekeze iki kiganiro, Imana ikomeze iha umugisha n'abatwumva kandi kigire impact positive, gihindure mu buryo bw'umwuka n'umubiri. Murakoze. Mbere yuko dusenga ndabashimiye, ndagushimiye, nshimiye na Leopold kubw'uyu mwanya mwiza, nshimiye n'abadukurikiranye mwese, Imana ibaha umugisha, n'abari kudufasha ku ikoranabuhanga mwese, Imana ibaha umugisha. Ibi byose bigambiriye kugira ngo dufashanye kandi kubw'inyungu z'ubwami bwa Data. Rero dushyigikirane, iyi channel tuyishyigikire kandi tuyikurikire. Harimo byinshi, harimo ubumenyi, harimo iby'ubugingo, byose tubikurikirane mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane kandi twifuza ko tuzabana mu bwami bw'Imana. Amen. Kadusenge rero. Uri nyiri isoko tuvomamo. Turagushimiye ko waturemeye ubuzima bwiza muri wowe, kukumenya byatubereye iby'igiciro. Tugushimiye ko watwimenyekanishije tukakumenya, tukamenya imbabazi zawe, tukamenya urukundo rwawe, tukamenya kugira neza, tukamenya kutanga byose. Uwiteka waduhaye Kristo, umuduha ari pake nziza inoze, umuduhana n'ibindi byose. Ndagushimiye Mana, nguhaye icyubahiro ko watanze mwuka wera kugira ngo atwigishe mu kuri kose, aduhishurire, atumenyeshe ibyo Data ashaka, kandi atumenyeshe na bya bindi bitamenyekana ngo asobanura n'amayoberane byose. Mwuka wera abiduhishurire kubwo bwami bwawe Mwami. Ntacyo utadukoreye, adufitiye amakuru meza. Mwuka wera adufitiye amakuru y'ijuru, adufitiye amakuru y'ibyo abantu bakeneye. Twemerere isoko yacu ifunguke nk'abaririmbyi, nk'abacuranzi, nk'abakora uyu murimo waduhamagariye mu izina rya Yesu, kugira ngo dutange iki kintu, dutange ubu butumwa, dutange ubuzima, dutange ikiruta indirimbo, dutange ikiruta muzike, dutange ikiruta sound. Birashoboka ko umuntu ukora sound yakora sound ariko ari inspire na mwuka wera, abantu bakumva iyo sound bakumva ntisanzwe. Mwuka wera atanga ubwenge, atanga ubumenyi, atanga byose, kandi hari nabo yahaye amashuri kugira ngo baduhe ubwo bumenyi. Ibyo byose tubishyize hamwe turabikeneye. Mwuka wera turagushimiye kuko uri mu buzima bwacu. Urakoze rero. Dusengeye umuntu wese uzakurikirana iki kiganiro, cyangwa se uri gukurikirana iki kiganiro, umuntu wese uri gukurikirana iki kiganiro, kugira ngo ahabwe umugisha nawe. Mwuka wera nkuko n'ubundi ubikora, usobanurire buri wese icyo akeneye, kandi icyo akeneye ukimuhe. Turi mu rugendo rujya mu ijuru, udushoboze gukora cyangwa se kubaho ubuzima bukwiye kugira ngo tuzabane nawe. Urakoze cyane. Ushyigikire buri wese, ushyigikire buri wese, ushyigikire buri wese, ushyigikire igihugu cyacu, ushyigikire abanyarwanda mu izina rya Yesu, ushyigikire itorero ryawe, umubiri wa Kristo, ubushyigikire. Abatarakumenya bakumenye, tumenye inshingano zacu nk'abakumenye kubwo buntu bwawe, kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. Urakoze kuko uduhaye ibihe byiza. Urakoze kubyo ukoze kuri twebwe, urakoze kubyo ukoze kuri wese wumva gukurikirana iki kiganiro, urakoze kubyo ukoze ku banyarwanda muri rusange. Urakoze, 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 urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.
murakoze cyane, reka tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Niba hari ikibazo wagize turi muri kino kiganiro, akaba hari icyo wifuza kubaza uyu mwarimu wa muzike, muhora mu bintu bya muzike cyane, cyandika muri comment hasi. Mu kiganiro gitaha tuzahera ku icyo kibazo tubanze tugisubize. Birashoboka ko kandi wifuza ko ari ikintu twazagarukaho, twazakora mu biganiro byacu, kitwandikira aho hasi. Murabizi ko ibyifuzo byanyu turabisesengura natwe tukabigarukaho kugira ngo dukomeze kubana namwe kandi tunabashimisha. Imana iho umugisha rero, ukane subscribe niba utarayikanda, no gutera inkunga YouTube channel, ariko kandi binatuma ibiganiro by'ubutaha uzajya tubona imenyekanisha cyangwa se notification ukahita ubona icyo kiganiro ako kanya. Imana iho umugisha, turabakunda cyane. Amen.